Nanone bene data, ndabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, kandi mbifuriza amahoro n'imigisha biva ku Mana Data wa twese, aho muherereye hose ndetse n'abanyu bose. Ushobora kuba ukunkurikira utamerewe neza, ariko ijambo ry'Imana riravuga ngo mu isi mugira imibabaro ariko muhumure kuko nanesheje, kandi ngo ntabwo nabasize mwenyine, sinabasize nk'imfubyi, ngo ahubwo ndi kumwe namwe iminsi yose. Kandi Yesu yaratubwiye ngo mwese abarushye n'abaremerewe muze munsange ndabaruhura. Ntabwo nzi ibyo uri kunyuramo, ariko uko byaba biri kose ntiwihebe, kuko Yesu ari kumwe nawe, Yesu ari kumwe natwe twese. Ushobora kuba ukeneye umuntu muganira, ukeneye inama z'ibitekerezo, ukeneye ubufasha bw'ibigaragara, ntutinye, wanyandikira mesaje muri komenti ukambwira ko ushaka ko tuvugana, nakubwira uburyo dushobora kuba twaganiramo. Natinze, tujya kuganira amagambo nanditse umwaka ushize ku itariki 6 z'ukwezi kwa kabiri mu 2021. Afite umutwe uvuga ngo rinda icyo wavuganye n'Imana, ntiwemerere abashaka kuguteshura kukumvira Imana, kugira ngo utazarimbuka nka wa muhanuzi w'Imana. Reka dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Abami ba mbere. Icyigisho kiri mu gice cyose cya 13, ariko turasoma uhereye ku murongo wa 19 tugere ku wa 21. Dusome. Nuko asubiranayo nawe, bageze iwe ararya aranywa. Bakicaye ku meza, ijambo ry'Uwiteka riza kuri uwo muhanuzi wamugaruye, atera hejuru abwira uwo muntu w'Imana waturutse i Buyuda ati, umva uko Uwiteka avuze ati, ubwo wanze kumvira ijambo ry'Uwiteka, ntiwitondere itegeko Uwiteka Imana yawe igutegetse, ariko ukagaruka ukarira aho yakubujije, ukahanywera kandi yarabikubujije. Nuko rero umurambo wawe ntuzagera mu gituro cy'abasogokuruza. Muri Yohana igice cya 14 umurongo 15 aratubwira ngo, nimuvuga ko munkunda muzitondera amategeko yanjye, ni ko Uwiteka avuga. Kenshi Uwiteka aduha amabwiriza, imiburo. Iyo twumviye turakira, ariko iyo tunyuranije nabyo tugerwaho n'imibabaro, bikaba byanatuviramo urupfu. Nuko rero mwene data, rinda neza icyo wavuganye n'Imana yawe, ntiwemere abashaka kuguteshura kukumvira Imana, kugira ngo iherezo ryawe ritazaba ribi. Adamu na Eva, Imana yababujije kwegera igiti kimenyekanisha icyiza n'ikibi. Baraburiwe ngo be kuzatandukana, igihe cyose bajye bahora bari kumwe. Umunsi Eva yagiye wenyine, nibwo umushukanyi yaje aramwihererana, ku buryo atabashije kumwigobotora. Titire ari amagambo tumaze gusoma mu Bami ba mbere igice cya 13, iravuga ngo umuntu w'Imana yavumye igicaniro cya Yerobowamu. Uyu Yerobowamu, kubwo guharanira icyubahiro no gushaka kuguma ku butegetsi, yayobesheje ubwoko bw'Imana gusenga ibigirwamana. Uwiteka Imana yacu ni Imana ifuha. Ibintu byari byerejwe ibigirwamana, ntabwo yari gukundira umugaragu wayo kubiryaho cyangwa se kubyendaho. Mbere y'uko Imana ituma umuhanuzi wayo, hari amabwiriza ngenderwaho yamuhaye, kandi niwe yarebaga gusa. Icya mbere cyari ukutajya mu rugo rwa Yerobowamu. Icya kabiri cyari ukutarya ibyo kurya byaho no kugira icyo ahanywera. Ndetse
ntiyari yemerewe no gusubira mu nzira yari yamuzanye. Ibi niwe byarebaga gusa, byari ibanga rye n'Imana, ntiyari akwiye kubimenyekanisha kubera ko yamenye ibanga rye n'Imana, byatumye umwanzi ataranejejwe n'ibikorwa yari yakoze byo gukoza isoni ubutware bwe bw'umwijima. Amuhagurukiriza umwe mu bakozi be, aza yambaye ishusho yo kwera, yiyita ko nawe ari umuhanuzi kandi watumwe na marayika. Ijambo ry'Imana rivuga ko yamubeshyaga ku murongo wa 17 na 18. Bidatinze basubiranyeyo, nuko bakirya banywa, ijambo ry'Imana riza ku muhanuzi wamugaruye, ariyo magambo twasomye. Amaze kumugarura, tubonye ko yaje ararya aranywa. Akirya nibwo ijambo ryamugezeho ngo, kuko unywereye ukarira aho nakuburije, iteka ryamuciriweho ryari iryo gupfa. Kandi bitweretse ko nta bugingo buhoraho uyu muntu arindiriye, nta muzuko wa mbere uri kuri we. Urupfu rwe uko tubibonye ni urwo mu muzuko wa kabiri. Nimuvuga ko munkunda, muzitondera amategeko yanjye. Mwene data, reka turinde icyo twavuganye n'Imana. Mu gitabo cya Matayo igice cya 1 umurongo wa 12 tuhabona inkuru y'igitekerezo cya Yesu. Uko mu ivuka rye abanyabwenge bamenyeshejwe inkuru y'uko yavutse n'aho ari. Ubwo bajyaga kumuramya, baburiwe kudasubiza inzira yabazanye, kandi babigize ibanga. Ikindi gihe marayika w'Uwiteka yabonekeye Yosefu mu nzozi, aramubwira ati, byuka ujyane umwana na nyina, uhungire muri Egiputa, ugumeyo ugeze aho nzakubwirira, kuko Herode agenza umwana ngo amwice. None turinde icyo twabwiwe n'Imana. Umuhanuzi wayo utumviye, iherezo rye ryabaye ribi. Abumviye barakize, kuko aba banyabwenge ntabwo basubije ya nzira, ahubwo bumviye icyo babonye mu nzozi. Ijwi bumvishe mu nzozi bararyumviye. Yosefu nawe marayika w'Uwiteka amagambo yamubwiye yarayumviye, arakira kandi akiza n'umwana na nyina. Ni mutyo tubigireho kurinda kandi tugira ibanga icyo Uwiteka yatwihanangirije cyangwa se yatuburiye. Ibi bizaturinda kugwa mu mitego n'ibigeragezo. Ndabakunda, Uwiteka abahe umugisha. Kugeza twongeye guhura, amahoro n'imigisha bikomeze kubana namwe mwese.